Ikaze mu kintu cyacu cy'uyu munsi, nizere ko buri wese ahari ibintu birimo kugenda neza mu buzima busanzwe, ubuzima bwa buri munsi, buri wese nizere ko ameze neza nk'ibisanzwe. Rero uyu munsi nshaka gushimira abantu mwese mugize iyi channel yacu, aba members bose, kuko muri wese wakoze subscribe, mbibutse ko bari umunyamuryango w'iyi channel, mbibutse ko ari ibintu byiza cyane kandi mwese turabakunda. So rero nawe mushyashya wowe uri kureba video yacu bwa mbere, ndakwibutsa ngo ntugende udakanze subscribe, ntugende utabaye umwe mu munyamuryango b'iyi channel yacu Amahumbezi TV. So rero nkomeje gushimira abantu amakomenti yanyu bamwaduhaye, amakomenti yanyu meza cyane, atugezaho ibyifuzo byanyu byo mushaka gusobanukirwa cyangwa se ko mwabonye ibintu. Nanone niba abantu bakanda ama like, hari ukuntu ushaka gukanda like cyangwa se dislike, biterwa nanone nuko uba wabonye ibintu, byose biba byemewe. Biterwa n'abantu bose ntabwo babona ibintu kimwe. So rero icyo dushaka ni ukuvuga, nturebe gusa ngo ugene nta kintu ukoze. We gira icyo uvuga, gira icyo ukora ku kintu uba umaze kubona, gira icyo uvuga cyangwa se gira icyo ukora, ni byiza cyane. Kandi nanone kuri video ushaka gusangiza inshuti zawe, kanda share ku yandi social medias, ku ma WhatsApp, ku ma Instagram, ku ma Facebook, kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda neza. Uyu munsi rero nshaka kuganira n'abakobwa n'abamama cyane cyane, niwe turi buganire kuri uyu munsi muri iyi video, mbabwira ku bintu ugomba kumenya mu buryo ki wambara ikariso, ibintu ugomba kumenya n'ibintu ugomba kwirinda. So biba byiza cyane rero, hari ibintu hari umumenyi tuba dufite, tuba tumenya bimwe na rimwe, cyangwa se tuba dufite nta nawe uzakurira nabwo, utazabwigira mu ishuri, nta muntu uzabukubwira, wowe ubwawe kwa wundi bahuye nabwo ukabumenya. So rero ibintu ngiye kubwira ni byiza ko bimenya ko nta wundi muntu uzabikubwira, nta handi hantu uzabibonera. Ni byiza ko umenya ibi bintu ukabyitaho, kandi ukumva ko ni ibintu by'ingenzi mu buzima bwawe ugomba kumenya mu mubiri wawe, kugira ngo umubiri wawe urusheho kugenda neza kandi ibintu byose birusheho kugenda neza. So rero ngiye kubwira ibintu ugomba kumenya mu bijyanye no kwambara ikariso. Ikintu cya mbere nakubwira rero, niba ugiye kugura ikariso, gura ikariso ikoze mu ipamba cyangwa se muri koto. Ikariso ikoze mu ipamba cyangwa se muri koto niyo kariso nziza, niyo kariso burya izaguha guhumeka, kuko twabibonye mu gitsina cy'umugore haba hakenewe guhumeka. So rero gura iyo kariso, niyo nziza, nizaguha ibyo bintu, nizatuma uhumeka neza, kandi bya pampa ririho cyangwa se yakutiriho, niyo izatuma bwa bubere buvuye mu gitsina cyawe buguma hahandi, bukahaguma kugeza igihe uri buze gukuramo ya kariso ukayimesa. Ntago ari byiza rero, hari igihe kwambara ikariso ugasanga inyuma umeze nk'umuntu wagiye mu mihango witashije, kandi atari byo, mu by'ukuri ari ukubera ikariso mbi wambaye. So rero ugomba kugura ikariso ikoze mu ipamba cyangwa se muri koto, niyo nziza, nizafite bwa bubere kandi nizaguha no guhumeka neza. Ikindi kintu rero nakubwira rero ugomba kumenya mu bijyanye no kwambara ikariso, twa tuntu bambara benshi ntabwo ushobora kuba utatuzi cyangwa se ariko hari n'abatuzi, twita panty liners. Panty liners ni utuntu bambara udushira duhomeka ku ikariso mu gihe ugiye kuyambara. Ntabwo tushobora kutwambara turi uri mu mihango, oya, ahubwo ni kwa kundi umuntu aba yanga ko ububobere bwe bujya ku ikariso. Ko hari umuntu uvuga ati ntabwo nshaka oderi mbi, nshaka kubihora ngahinduranya buri kanya, ububobere ntibujye cyangwa se umwuka mubi ntujye ku ikariso, kugira ngo nje kuza kuyimesa cyangwa se kugira ngo ahantu ngiye ntibaze kubyumva cyangwa se bitambangamira ngo ndajya mpinduranya panty liners. So ni ibintu rero ni bibi cyane, nkuko nabikubwira, ntabwo mwari mubizi, ariko ni bibi, kuko urebye ukuntu imeze, hasi yaho hari agashashi. Kagashashi rero gatuma umwuka uva hanze utinjira ngo ube igitsina cyawe cyahumeka neza. Kandi mu by'ukuri nko twabibonye, ni byiza ko igitsina cyawe gihumeka neza, ukamera neza, umubiri wawe ukamera neza. So kagashashi rero kari hasi gatuma umwuka utinjira. Kagashashi kaba gafashe ku ikariso, uhuma ku ikariso, gatuma umwuka utinjira ngo igitsina cyawe gihumeke neza. Kandi yego nanone bifasha umuntu kuba bya bintu byanyanda biturutse mu gitsina itajya ku ikariso. Ariko nanone se ikariso bitwaye iki? Ikariso urayihinduranya, aho kugira ngo usikoreshe, byaba byiza rero uhinduranyije ikariso. Ikindi kintu nanone nakubwira rero ku bijyanye no kwambara ikariso ugomba kumenya, ni ikintu nturenze umwaka ucyambara ikariso. Hari umusanga uvuga ati ngewe ikariso nzayijugunya ari uko yacitse, cyangwa se ari uko yahinduye ibara, cyangwa se ari uko byagenze gukina gutya. Oya, burya ni mu mwaka ushize niyo ikariso yawe kigaragara nk'ari nshyashya, kuko burya ikariso ntabwo uzabona ngo yashaje cyangwa iki, kuko ikariso ni ikintu umuntu agomba agirira isuku
igitsina gore ni ikintu, ikariso ni ikintu tugomba kwitaho cyane. So rero ni ikariso imaze umwaka, jugunya. Si byiza kujugunya ikariso aho ubonye hose, ni byiza gufata ya makariso yawe ukayatwika none ukakomeza wambaye ya yandi uguze vuba. Nibyo byiza cyane kurusha ko wavuga ngo ugiye gukomeza uyambaye kugeza igihe zacikiye, kugeza ngo igihe bizagenda gutya na gutya. Oya, niba umwaka urangiye, fata ikariso yawe uyihagarike kuyambara, kuko bizakurinda nkuko ako tuzi ngo brosada ngo amezi 3 ashize yijugunye. So rero ni byiza ko ufata brosada yawe ukayijugunya, n'ikariso nayo rero nuko biba bimeze. So yijugunye. Ikindi kintu rero nakubwira rero mu bijyanye no kwambara ikariso, si byiza kurara wambaye ikariso. Nkuko twabibonye rero, aho kugira ngo urare wambaye ikariso, kuko ikariso bigufashe, ntabwo rero uhumeka neza, ntabwo igitsina cyawe gihumeka neza. Shaka ikabutura yindi itagufasha bari yawe wambaye, kuko hari abantu benshi uvuga ati njye sinshobora kurara nambaye ubusa, sinshobora, urumva birambangamiye, barumva ndijene. Kuko abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe. Niba bikunaniye rero kurara utambaye ikariso, nta n'ikindi kintu wambaye, fata ikabutura cyagufasha bari yo wambara, bibarushaho kuba byiza cyane. So ikindi kintu rero nakubwira rero mu bijyanye no kwambara ikariso, ugomba kuyihindura inshuro nyinshi. Nibura ushaka kuyihindura rimwe ku munsi birumvikana, ariko wowe ubwawe inshuro ushaka niyo ugomba guhindura ikariso. Kuko abantu ntabwo turemwe bitandukanye. Hari abantu baba bafite icyo yakinuka, hari abantu baba bafite oderi imeze ukuntu nabi, hari umutagisi ikintu mutwaye, kuko hari n'umuntu yambara iminsi 2. Rero biba byiza niba ushaka guhindura ikariso yawe, nturebe ku wundi cyangwa se ntumve ibyo ndakubwira. Buri wese abaza umubiri, buri wese azi ko umubiri ukora. Hari umushaka kuyihindura rimwe ku munsi cyangwa se 2 cyangwa 3, inshuro zose ziremewe ku munsi. Ushatse wayihindura na buri kanya, buri masaha 2, ushatse wahindura ikariso, biterwa nuko umubiri wawe umeze cyangwa se biterwa nuko wumva umeze. Kuko hari abantu benshi babangamirwa kumva niba amaranye ikariso amasaha 5 akumva ikintu kimubangamiye cyane. Kandi ikindi kintu nakubwira, biba byiza cyane niba ufite nk'umugabo, ni byiza kuyihindura ni kenshi cyane. Byiza cyane ku bagabo, ku bagore, n'umugabo aramushinja cyane kumva ubundi isuku nicyo kintu cya mbere. So rero ikariso nayo ugomba kuyigira isuku, nawe ku mubiri wawe igitsina cyawe ukakigirira isuku. Ikintu nakubwira none rero kijyanye no kwambara ikariso, ugomba kumenya kuyihindura kugira ngo wirinde umunuko cyangwa se indwara z'uruhu. Nkuko tubizi rero, bitera indwara z'uruhu, amafection, kubera kuntu bayitindanye. Hari ushobora kurwara indwara z'uruhu zigiye zitandukanye mu gitsina cyawe bitewe no gutindana ikariso. Bya bindi biba byagiye mu ikariso mu gihe wayambaye none ukayitindana, birakwafekta. Hano usanga warwaye uduheri cyangwa se warwaye ibindi bintu ku gitsina cyawe. So rero ni byiza rero ko ihindura ikariso cyane, kuko bikurinda za ndwara ugenda wandura aho ngaho mu myanya myibarukiro yawe. Ikindi kintu rero ugomba kumenya mu bijyanye no kwambara ikariso, yihindure kugira ngo wirinde ama infection mu bijyanye tuvuga urugero, niba wagiye kunyara, urabona hari ukuntu ushaka kunyara udukari duke twasigaye tukajya ku ikariso. Nanone urabizi ko bishobora no kukubabura cyangwa se bikanagushishura, ukumva ntabwo umeze neza muri wowe. So niba byiza rero yihindura ikariso, ukoga kenshi ku mukobwa. Ubwo tuvuga urugero nka wenda se 2 ku munsi kaba gahagije kuri wa muntu udafite ikibazo. 2 ku munsi ugahindura ikariso, biba byiza cyane kandi ukayimesa. Ikindi kintu rero nakubwira rero mu bijyanye no kugira ikariso, biba byiza cyane niba umaze kumesa ikariso yani kantu hari izuba. Rero hari igihe ushobora kumesa ikariso nta zuba rihari, biba ngombwa kubiyanika mu nzu. Niba ugiye kuyambara, banza umenye ko handi rero hari bukore igitsina cyawe, handi igitsina kiri bukore wahateresheje n'ipasi. Buya ni ikintu cyiza cyane kandi bikuraho umwanda wose. Nkuko tubizi, izuba rikuraho umwanda cyangwa se ipasi nayo babyiza iyo ukoresheje mu gihe wabuze izuba. Mu gihe ugiye kuyambara, banza ushaka kudatera ipasi handi hose, ariko handi mu by'ukuri hari bukore igitsina cyawe, biba byiza cyane iyo uhateye ipasi mbere yo kuyambara. So ikindi kintu rero nakubwira cyiza ugomba kumenya mu bijyanye no kwambara ikariso, ikariso igukwiriye neza, apana yandi izatuma udwara uduheri. Hari ukuntu usanga umuntu arwaye uduheri cyangwa se yarashishutse cyangwa se ikariso yarishushanyije hahandi ahora yambariye, bitewe nuko imufashe cyane ikamufata ikamugundira. So rero ntabwo ari byiza cyane kuba wakambara ikariso igufashe cyane kugundira. Ambara ikariso igukwiriye mu by'ukuri. Niba wenda ikariso idagukwiriye, yireke, kuko ushobora gutera uduheri cyangwa se ugashishuka hahandi ikariso igarukiye cyangwa se hakishushanya.
bikajya ku ruhu rwawe, so rero ntabwo biba ari byiza. Ikindi kintu rero nakubwira rero ugomba kumenya mu bijyanye no kwambara ikariso, niba ugiye kugura ikariso, gura ya kariso ukunze, ryaba rukunze kandi yandi ugukwiriye, yandi wambara ukumva ko bikunejeje muri wowe. Kuko burya ikariso igira ingaruka bitewe n'uko umukobwa cyangwa se umugore, igitsina gore muri rusange kirirwa. Niba wambaye ikariso, uzabirebe niba wambaye ikariso udashaka, ya kariso avuga ati nambaye umwenda ufashe ikariso yicoye, ikariso kugenda imeze gutya na gutya, ntabwo ifashe, uzakomeza ibitekerezaho, ntabwo uzirirwa neza, ntabwo uzumva ko uri muri mudu nziza. Ariko ikariso ntabwo igaragara, yego ntabwo abantu bayibona, ariko iri mu bintu bituma wirirwa muri mudu nziza, ukumva wiriwe neza, ukumva umeze neza kuko wambaye ikariso nziza, kuko wambaye ikariso yary'abarushaka, wumva muri wowe utuje. Burya bigira na fiction kuri mudu umuntu aba yiriwemo. Ikindi kintu nakubwira rero ku bijyanye no kwambara ikariso, burya nta tegeko rihari ryo kwambara ikariso, nta tegeko rihari ryo kwambara ikariso. Hari abantu benshi usanga bavuga ati umuntu utambara ikariso ni indaya, ni umuntu wicuruza gutya na gutya kugira ngo bimworohere kuba tuvuge niba bahuye n'umuntu bakora imibonano mpuzabitsina. Oya, ntabwo ari byo. Niba koko mu by'ukuri hari imyenda ibaho y'abagore cyangwa se igitsina gore, ugasanga ikoranye ikariso, cyangwa se ukahasanga bambara amakora imbere, amakora magufiya, nta kibazo, nta tegeko rihari ryo kwambara ikariso cyo kuvuga ngo wambare ikariso cyangwa se ntuyambare ngo ubegere. No, wowe ikintu cya mbere ugomba kwitaho nuko wa mwenda handi ari bukore ku gitsina cyawe, nuko hagomba kuba mu by'ukuri hafite isuku ihagije, kandi ukamenya ko uri buhahindure, ukongera ukahamesa neza, ukagirira isuku. Ushobora kutambara ikariso bitewe n'impamvu runaka, nuko ikubangamiye, nuko ikubabura, ukambara kora. Ariko byiza cyane iyo yakora ubifitiye isuku ihagije, ukumva ko mu by'ukuri nta kibazo na kimwe, nta ndwara n'imwe yagutera, ibe byiza cyane. So rero ibyo bintu nababwiraga ni ibintu ugomba kumenya mu by'ukuri niba wambaye ikariso, ukamenya ibyo ugomba kwikoresha, kandi ukamenya n'ibyo wakirinda kugira, kuko ikintu cyose burya gikoreshejwe nabi gitera indwara runaka. So biba byiza rero ibi bimenye. Nizere ko mama cyangwa se abakobwa bankurikiranaga hari ikintu bakuye mw'iki kiganiro batari bazi. Mwakoze rero kunkurikirana. Bye bye, naho utaha, ndabakunda cyane.